Merisi ngo kuva kiriya gihe yiriya show y'imyaka 3 ndagira ngo nkubwire ko aka kanya nta mukozi n'umwe wa Genesis Comedy wari wahembwa. Ese Pilato ukeka ko wowe nyuma yuko uje ugashayininga watanze bamuhinde gushayininga? Umushumba se waramutanze igihe cyagizweho, ariko Pilate ngo numwe mu bantu basigaye ari hariya babagome batuma n'abandi bana dusigaye tubona. Niyo mpamvu uzasanga bari bose iyo bari muri Genesis nta n'uwakigurira n'akayagurute kandi babahaye amafaranga. Izo Venice ntizavamo yahurute mwana. Yes, reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibiganiro ibihe byiza aho muri mwese mukurikirana ibiganiro bya Kim TV Hub. Amahoro y'Imana akomeze kubana ndetse na Kim TV dwa yubishyiraho mwana byishyirireho Kim TV dwa igego mukomeze kugira amahoro y'Imana. Twizeye ko muri amahoro, twizeye ko meze fresh, natwe turashima Imana yacu. Wowe utameze neza byihanganire, biba byanze, ariko Imana hari gihe bucya ikagutera iteka. Mugende mukore cyane kandi musenge cyane. Turagarutse mbahaye ikaze mu kiganiro nanone nkuko bisanzwe, ndi kumwe na Kabaka wijanditse nkunda amahoro. Isereri mu matwi yabo. Isereri siza mu matwi cyangwa mu mutwe? Byose kimwe. Yinjirira hano igakomeza mu mutwe. Uri isereri. Ese ayo matwi abaraye abandi? Naya bakiriye. Neza kukibatera isereri. Oya n'abandi bose rega bakiriya se sinakubwiye. Abakiriya nibo ba mbere batangira bagutuka. Bakagenda bagukunda. Uzi nk'iyo umuntu ugiye kubona karagukubisa igikomenti arakurashe byadanje muri komenti, ariko ugasanga shawe mera akoresha urayizi. Urumva nawe urashaka akagusaba agafoto, ariko cyaka kwereka kagukunze. Ubatangiye kugenda bakubwira ati duhu dufoto kwagukunze, ari nijya kwereka kagukunze. Bigoye niko babayeho. Yewe rasinya mpeza. Umeze bite se? Sinya mpeza mbamwira ati vana uryarya ho shawe igere. Wabonye se ko nagarutse na nkunda amahoro yanjye? Wagarutse na nkunda amahoro, none se amahoro uje gusabira mu gutanga. Uyu ni umwihariko narabikubwiye, none ongeze kuri page Nibyo umupfumu nawe yagutegetse? Umupfumu se ngende Skyto. Skyto usagira umupfumu. Skyto ngo niwe wigeze kujyana niba ari nande kurogesha mu Bugesera. Ahubwo Skyto na Kamaro na Bahati Makaca na Eminyawe nyine bagiye kurogesha mu Bugesera. Bagiye kurogesha mu Bugesera kwa Kanziga. Bari bagiye kurogesha ibikize kwa Kanziga. Bari bagiye gushaka igikundiro. Nyine bari bagiye gushaka igikundiro no kubona hiti. Ko nabonye hari abana bahaye. Ariko byaje kurangira harimo abari kugenda bamwe nyine n'iki. Nabonye hari nabo bahaye icyangiro ahubwo. Ibaze kujya gusaba igikundiro. Cy'ubudebe Bana debede bimbere. Bana debede bimbere. Debede bimbere se. Reka nta debede. Debede turamushuhuje. Debede peace. Debede we. Debede. Ariko bareze mwana umeze neza kaba. Ndashima Imana. Barabonye ikipe bita Visit Rwanda bari bayivuganye. Asha. Umwana yariruka, umwana bamushimye kwiruka ariruka arenge wabo. Hari nakandi kana bavanga imbwa yiganye inka irabizira. Bivuga neza ariko ko yiganye kurnya mu rugo nk'inka ikabizira. Oya nk'umugani wacira Paris Saint-Germain. Mwiza ujyanye nayo rwose ni wowe. Bro ngewe ikintu nakubwira nuko champion y'Ubwongereza nyifata nkaho niyo niyo champion ya mbere kwinosa. Ariko yari yazengurutse ikipe za mbere zo mu Bwongereza zose kubitagura. Yari yazizengurutse, ariko wibuke ngo Chelsea hari ikintu yahataniraga mu Bwongereza kirenze. Ntacyo. Uretse umwanya gusa. Ariko Paris Saint-Germain mufate imisi maze nyine ikora to. Paris Saint-Germain mani yari inana. Oya nuko yari itarahurira n'ikipe kuri finale yo mu Bwongereza. Yari inananiwe kandi n'ikipe zo mu Bwongereza mani zirakomeye. Ariko mbega umukinnyi wo bita Guardiola yakoze. Nababonye ntibambonye. Kori Parma wamubonye? Uramukinnyi ntabaho. Kori Parma n'umuhanga bro. Nyine ubona ko ba Guardiola bazi kureba impano zanyazo. Oya ntabwo ari Maresca bra nawe yaramutoje muri Man City. Tuzi ko Maresca na Arteta suzi ko bavuye muri City se. Bari bungirije Guardiola. Guardiola urabona ko numwe mu bantu bagiye bafite impano nyinshi. Ariko nawe ari kugenda zamuka. Ariko nawe ari kubyina avamo.
ariko akabona ko Sigaye erega bamukubita erega nk'uko- nunabyina uvamo oya buriya erega ni ibintu dushima none se wowe uzahora ahangaha basigaye bamukubita nk'uko sikayito yagukubita mu Rwanda nyine wowe uzahora ahangaha ntabwo nahora hari Imana ntiyabyemera nanjye ni sinabyemera byiza rero ariko ko uhava ariko byibuze ukagira abo usiga kandi ubona ko bagenze neza ubonye ko ikipe ya Chelsea yari imeze Arsenal iramara abantu ndahiro bro ikipe bita Arsenal iraza PSG unase wabonye ibintu Sakara da Premier yatangaje ntabwo nabibonye reka nkumvishe uwo bita Sakara ahangaha yavuze ngo iki niba azabaho niba atazabaho reka nze nkurebere uwo bita da Premier ubuze ibyo ni ibiki yavuze Sakara Sakara reka nze nkurebere wumva amagambo ahangaha yatangaje uraseka utembagare Sakara de Prime sera cyasobanura filime ngarabyihoreye yabireka se aribyo bimutunze dore nguyu udapurimiye umva abafana bose ba Paris Saint-Germain ko uyu munsi ugiye kwica ikipe kuko uko byamera kose Chelsea mugiye ku masengesho ibigiye kuba mu masaha make ari imbere murarira yo kwarika bro nake nababwira kuko ikintu cyo nababwira Chelsea ntishobora n'ibishoboka ntabwo yatsinda Paris Saint-Germain urumva ariko Chelsea niramuka itsinze PSG Chelsea niramuka itsinze sangana na mari cyumweru ntariki ndamara icyumweru iminsi 7 kuko ntabwo bibaho Dembele ari hariya Hakimi ahari bro turica umuntu uyu munsi ngo yavuze ngo aramara iminsi 7 iki Sakara ngo aramara iminsi 7 yibereye mu gifungo atarya se nta kijyanye n'imirire akoraho nuko nyine ari ibyo yavuze atari ibyo yakora yabivuze ariko ntiyabikora n'ikimenyimenyi yabivuze ari kurya n'ubu ngubu ahantu wamusanga wasanga yasinze ari no kurya yasinze ibyishimo ese ntabwo ubona ibyishimo umuntu uri kurya aba afite mbese ubu Sakara ibi bintu yabikora wowe wabikora se njyewe se shawe njye nkamara iminsi 7 se utarya wambwiye se wenda wambwiye se birahubwo ibiri mubwira amara ibiri urebe ko abishobora reba mira modoka sha delivarinze cyane sha hari aba bakidelivarinze warebye abafite inkwi sha abafite ibihiye barya inkwi sha abafite ibihiye barya inkwi azokikora nikuvuze mwana nikuvuze mwana ngo abafite ibihiye barya inkwi yego vuze ko abafite ibihiye abafite inkwi barya ibihiye tubyiborera ibyo bintu nuko rero kabaka wijanditse ngo uhaye ikaze nari ntaraguha ikaze waje wiha ikaze twinjire mu mwandiko reka twinjire mu mwandiko twinjire mu mwandiko abundi hano ikintu cya mbere kiyaba ni ukudatinda mu kubintu tuza tuvuna twinjire mu mwandiko fatikaye musana yawe nkunda amahoro ntago ari musaya buye ugitangiza musana nzahita mwirukana ngaho fata nkunda amahoro ubumbure page tugiye kuvugaho narakubwiye ngo iyi kayi bayita ngo iki ngaho ikibazo buretse gatugiriye iyo kayi gutya uri kubona chiffre rome iri haho ngaho chiffre rome subize Roman numbers izo hasi izo chiffre rome ku ishuri kera batubwiye ko ari imibare y'abaromani ariko ikibazo iyo yanditse muri Google abaromani baza bambaye ubusa ntabwo rabyiyandika bo za XN XC n'iki se muri Google ziriya ntabwo bona abaromani ko baza bambaye ubusa turatuntu ubundi ngo dufashe ingo zimwe na zimwe uburi abantu usanga bafite amateleviziyo mu cyumba urumva buriya hari abantu usanga bafite amateleviziyo mu cyumba bakeneye gushitura imodoka rero igitangaje si icyo ngiye kintangaza ni ukuntu batubwiye imibare y'abaromani ariko yandike muri Google ni ukuri rero ko abaromani bataza bambaye ubusa ushaka kubigarukaho cyane ahubwo twiyinjire mu mwandiko genda wandike muri Google NXX ibyo ngibwo abantu badukurikiye reka njye kuri page ya 6 yego fungura page kuri iyo page hariho icyo tugiye kubwira abantu kuri iyi page ndashaka tuze guhera umwandiko wacu turasa nk'abagarutse Igisenyi gatoya babonye itangazo ry'ibinini se cyangwa akarya agashinge urumva ndashaka ko tuza kuva mu gashinge
ndashaka ko tuza kuva mu gashinge tuze asuba ibya mike ndongera mbigarukeho. ese urabwira abanyarwanda nyine ko agiye kwiyahura gake uri kubyumva ubundi duhite twinjira ku mwandiko wacu. ndashaka kuza kubwira abantu ahangaha ibyo batarumva mu matwi yabo. iyi nkuru nza kuza kuvuga nza gusorezaho nta muntu n'umwe uzi aho nayikuye uretse njye nyine. ejo bundi nabonye umujene usigaye ushaka kugira ngo nanjye ngo ntago ngo inkuru mbaza aho nayikuye. abantu bashaka usibye ni njye nyine. ubuze iki inkuru aho nagize ute wayikuye? Okay, tuze kwinjirana mu mwandiko iki gake twitonze. Yego twanzike rero. ngo byagenze bite? nyuma y'uko ejo bundi tubonye ubusambanyi bwavuzaga induru okimvugira ngo ubusambanyi bwavuzaga ubuduhi rubavu. umupuri barawukubitaga ugaturika nk'injugu. umupolisi uraturika? baba we umupuri uraturika? ngo hari icyo bita kuwumutsa ngo cyabaga hari icyo. ubwo ni ukugira gute kuwumutsa? ngo barawukubitaga nyine umwana yarawutotoraga bikagira hahandi ngo umukobwa avuze induru akavuga iti mbabarira sinzongera. ubwo ntazongera kugira ute? gusambana. nyine ngo ugaturika nk'injugu barawukubitaga ukageraho ukumuka. ubwo ni gasopo se? ni gasopo bawuhaga gasopo umupuri? ngo baragikubitaga kikabashyuhana. igiki se? ne umupuri. nuko maze urumva none shaho muri iki gitondo ngiye kubona mbona ntago wayibonye se? ntago wabibonye ibintu sabatangaje? ryinoza se? dore hari yo bakamuteye uriya ntakirimo. ariko ngo bene biriya urashaka ukireka ngo bwire buriya abantu nk'abaranga ba Doriane basa kuriya. uri kubyumva? nguriya ngo ku kintu kijanye n'isoko ni jacuzzi. yewe we nguri jacuzzi. urumva? ngo byibuze ngo bishobora kugufata ubundi nkuriya ngo bigusaba kuba mu gipangu cya wenyine. urumva? dushuje abasore bajya bamena amazi mu tugeto ugasanga batinye kwanika. ari ubujene wanjye yari ikiremba nyine twari duturanye. noneho abantu bakajya babikeka bakanamusereza ngo ni ikiremba. baragera bati nuko nta mukobwa ndazana hano uzi ibintu yabakoreye. yaragiye ajya ku mudije bamutamwe ubukwe. azana ubukwe kuri flash acomeka muri televiziyo ampuri rwose volume ashyira hejuru. aracuranga amariramo volume yose aracuranga. arangije abantu bakajya bavuga ati yewe twaribeshye wa muntu usi ikiremba. ngo arawumukije pe kandi ari volume. utarava ahantu reka ngukubita kandi ga story. umukobwa yanyihereye. urumva? ngo yaragiye agenda ku mudije nawe. uri kubyumva? umudije ahantu runaka ngaramubwira iti nkubitira uzazinde nyine gesegisi wambwiraga zubuko abaromani. abaromani ati nkubitiraho chiffre rome ngazimukubitiraho bro. urumva? uwo mukobwa nyine yarambwiye iti nahi nashakaga kwiga hahandi ntazicwa n'inzara mu mujyi wa Kigali. urumva nyine abo niba abakobwa bahura n'iki na ba basaza ugasanga bagize gute babameneyemo. barabatwaye sha burundu. nuko mbabarira rero impamvu nje ndashaka guhera kwa aka kantu mwana. akantu nabonye nyine ako narindi kukubwira umva aka kantu gishya hari agashinge we bagiye kujya batera abantu kakagutera rimwe y'amezi 6 kakakurinda kwandura virusi itera sida. abagabo bari kukishimira hano kari hafi kuza. ako gashinge bazaba bari kukavugaho. urumva ko twishimiye nk'u Rwanda kwakira abantu bose bavuye ku isi. hari n'ibindi byinshi. mugire ubuzima bwiza, mugire ubuzima buzira sida. kari gutinda kireka kaje nk'ejo mu gitondo. bro wabyumvise? ngo bazanye agashinge woki kakurinda kwandura nyuma yuko Prudence ziteshejwe agaciro. bazazana n'akavura umuyongo Paris.
nibazane n'akarinda umuyongo pari Yongo Paris oya mbabarira we none se ubusambanyi buhawe agaciro nako nibugiye kuba bwinshi kandi ntibwari busanzwe ari bwinshi n'ubundi ahubwo bagabanyije indwara leta icyo yakoze igiye kuturinda indwara ahubwo ikintu nibaza ako gashinge kazajya karinda n'umuyongo pari uyu muyongo pari wo n'umwihariko rega buriya ariko se ubu we mbega abana noneho ubusa uruganda rwakoraga puridasi n'uruhombye sharura hano rurakendereye ikibazo njya nibaza none se haje ikinini sibyo haje ikinini okay sibyo nyuma yo kuza ikinini nawe ukizikoresha uri kubyumva none se ubu ngubu urabona biza kugenda gute koko ikibazo ahubwo nibaza hari inshuti yawe uzi yigeze ivuga ngo kwikora mu ruganda rukora agakingirizo hari umuntu muziranye ukora mu ruganda rukora udukingirizo oya shatura nakubeshye se oya ku byapa biba biriho udukingirizo turamamazwa cyane utwamamaza twe udukingirizo ntabwo uzi ko nazanye Nyabugogo waba utuzu tw'udukingirizo badutangira ubuntu uragenda bakaguha ikarito ako gashinge bakame nkamamaza agashinge karaka ni amezi 6 urase kukamamaza se yaba abantu bakubonye ibyo ukoze ntabwo bambonye niyo mahirwe mfite nta muntu bafite umva wabibonye rero nguko bimeze shuti yanjye yego hehe ubona agakoko ahubwo bakazana ariko kabaka aka kantu aka gashinge kari gakenewe kubera ko ngo urubyiruko rwacu ngo ruri mu mubare munini w'abanduye virusi itera sida shanga abakobwa urubyiruko ngo rusigaye rwiyandura ari rwo rwiyandurira sida ariko buriya shango nabonye ngo impamvu buriya ngo uzugasanga ngo abana b'abasore ngo usanga bagiye bagakinduka ngo dore ahantu bakura sha sida mwana ngo virusi nukuvuga ngo kubera ko abana b'abakobwa bamaze kubona ko abasore nta kintu dufite turi gushaka amafaranga aragenda nyine akajya kuri icyo gisaza ntago kizagukubita $1 abasaza bose barwaye umva nyine reka nkubwire jya unega amatwi yego nguteze yombi hari abasaza n'ubundi baba baramaze kubona ko nyine baranduye n'ibiki urumva iyo afashe umwana w'umukobwa akamubwira iti ngwino ukubita 100 ngahe mvuze 100 ngahe okimu tujye tugenda 500 umwana w'umukobwa bari yayabona kuva yava ku ishuri abatarayakoraho akazi byibuze abakora hari amafaranga 500 bari yafatamo ntayo ubusanga akazi akora byibuze gahemba ngahe ijana warikuramo ibintu byose ukeneye ntibishoboka noneho rero ugasanga umusaza aramubwiye ngo ngwino ngukubite 500 igihe cy'amasaha maze nyigukarabye maze sha uyihere hasi hari ukuntu ngo bahera hasi sha hagize umugore ubikubwira wayanga hagize nk'umugore uvuga ati ngwino nyabuye 500 ntago wayashukisha ngiye namaze kwigarika ngiye na desa naza niruka ikibazo kuvuga wana nuko rero maze bakandura sida ngumva nk'ibintu ndi kuvuga waya ahantu hose hari amafaranga havuyemo kuroga no kwica umuntu umva se nayakorera noneho wa musaze yamuhamagara akambwira iti zisenye isura zitahana mu gihe cy'amasaha 3 ubwo mu masaha 3 ibintu biba bibaye umuganda mpuzamahanga oya nta n'umuganda uba wabaye bro nta n'umuganda uba wabaye ereka buriya ukimara ikintu ugomba kumenya ibi bisaza n'ubundi bita bisinzira ubwo ndashaka kuza guhita nkwinjira hano iri ngutangije kubana urumva aba basaza n'ubundi ubusanga barananiwe ahubwo umwana w'umukobwa buranga ikintu akora ngo amuhera hano akora mu bisage akamumanuka akakamweta ikigeresi n'iki urumva umusaza ashaka hwekera agakigeta kimerera uko ugaterura inote ukigendera inote zagahita zitahana urumva ahubwo reka nkwinjirire ngese abana b'abahungu baho ahantu biza kuva ngutangiriye nkubwira kuki kubasaza ngera kubaki ugeze ku bahungu okay nicyo kintu ushaka kukubwira cyagiye umwana w'umukobwa ava kuri wa musaza nyine ngo ari no kuntu umusaza niyagize agira kamwe urumva nyine ko yahita asinzira ariko nubwo yagakora kandi kamwe iyo yanduye naga ajya akoresha iki
agakingirizo akava ku musaza akandagiye umusumari yego yawukandagira n'ubundi avuye kwa wa musaza urumva nyine umusaza ntacyo akoze ahise buriya ngo biba bisaba ntabwo wabonye ikiganiro cy'abamishu basigaye bakora akajya kwimara ipfa agahita amworoza rero ka gasore gahita kabwira iti nkavuga ati nkakakaba reka njye kukareba nkarishe ku biceri yakurisha kuri bya biceri rero niho shahu niho bagwa niho ukura umusumari niho ukura umusumari ni ukuvuga ngo barakwihamagarira kakubwira iti byibuze jya kuri busheri barakubwira iti jya kuri busheri cyangwa agahita ngo ndatumiza kuri ki kuri best pilawu banzanire mu rugo ntabwo barayaduha abo ngabo uri yego ndatumiza midnight urumva warangiza ukavuga ati n'ubundi nanjye niriwe ku kajimu nkabaho ukimubara ukimakora siporo ajya muri jimu 2 ku munsi ngiye ikintu nzi ko nzi gukora kurenza ibindi ndi siporo ubwo rero umwana akikubwira iti wakimu siporo zose kandi buriya nyine nawe ngo buriya rega niyo mpamvu numvise hariya hari ukuntu numva bivuga ariko barayagaza urumva noneho rero ukabikarangira ari ugize gute umworoje nuko none se ubusha biraza kurangira gute bagiye guteza agashinge nyine urumva ubwandu bugiye kugabanuka uruganda rwa Puridasi mu gihombo oya none se agashinge ugira ngo karinda umuyongo pari uzajya udashaka kugira umuyongo pari abajeni ntago bakiwutiye nuko umara amasaha abajeni ntago bakiwutiye ariko ngo uraryana agahamba uzi ko ntaho ndahurira nawe bro noneho njyewe umva se reka nkubwire bro njyewe hari ikigo najyaga njya guhahaho kuko nari umuhashyi ku ishuri nakinaga umupira nabikubwiye urumva icyo kigo nicyo cyabagamo umuyongo pare wa mbere nese umuyongo pare uba mu kigo gute kandi bagiye ku ishuri umva se abanyeshuri aba umuyongo pare wajyagayo umva wa wundi wo mu kigo ubuzenguruka ahantu hose uri kuba kandi ukawusana ari ikintu kigutungura ikigutungura buracyo ugasanga mu matera ari kugenda nizo nkuru rahingiye kuguha nizo nkuru rahingiye kukuranguza uwo mu kigo urakagwa ishyanga nyine uriya rero twebwe twabaga twagiye ku icyo kigo urumva baradukingiranaga bro atejo mu gitondo utazaza imyitozo ikakunanira badushyiragaho abantuza bano barinda ku kigo abasekirite ati ntaweme n'usohoka agiye kuri feya arasohoka yongera agaruke uzi uwahabaga warindwagamo mbabarira twinjire ku nkuru rero mbabarira iyi nkuru tuze kuyihera hehe aho ushaka ndashaka tuze guhera kuri ba Miki tuze kuzamukamo itamena hehe muri Genius Comedy ka Kigali niho hantu ushaka kuza guhera nyuma yuko narabikubwiye nyuma yuko twabonye uwo bita Miki Regis aje akamumenaho rokete iriya niyo rokete ya kabiri ya nkuno mugi oya iriya ni iya mbere bro oya ni rokete ya kabiri rokete ya mbere ni iya Yago iriya ni iya kabiri oya iriya rokete ni iya mbere reka nkubwize ukuri rokete ya mbere ni iya Yago rokete ijyana umuntu mu bitaro akagwa muri ko umve se mbabarira Yago niyo warakuye rokete ya mbere yambaye akagofero k'umutuku urumva iriya niyo nafashe nk'iya mbere Regis niwe waje arekura rokete ya kabiri iyi ngiyi bayita Siribanga yamusiribanze aramuviringita yapreze na wrong long time umva rero biriya ngo Miki yabyumvise kuwa gatandatu mu masaha yasanga yoki saa 7 z'amanywa byutse sha nyuma yuko bari bavuye muri birthday na hangover ni ikibyo urumva nyine kuko yari yanabyinye cyane warabibonye yarananiwe Miki ngo yicaye arayumva nyuma yo kumva biriya ngo yagiye inyuma muri tuwarete ariherera buroga ngo yagiye yicara kuri bya bindi bicaraho kwibaba we ngaraburoga araburoga
ararira nk'umwana bro. Aravuga ngo Regis aranyishanyisha urubozo ngo poromo ngo banyishe urubozo ngo anyishe urubozo ngo anyishe urubozo bro. yihangane. Uzi ko Miki hahise haza imodoka yihuse ikamujyana za Kicukiro, imukuye Nyamirambo. imukuye Nyamirambo. ubwo Kicukiro Miki ngo yari ahantu yise ajya kwivuriza ni mu ivuriro rimwe riri Kicukiro. baragiye kwivuza ikisubu. Shabyiwe wabona umuntu aguye igihumure nuhite yaragiye kwivuza igihumure. oyere shamwana. ubwo nyine ya playing na wrong person. Usiko Miki ngo hafi yaragiye no gupfa. ntago gupfa yapfa. Shabyiworere iriya rokete. oya ntagagiye. Erega mwana hari ikintu kimwe maze kubona. Uratwishimira kuvuga abantu ariko umuntu nawe yakuvuzeho. Baba we. eze kuvuga urumva niba abantu bazanabirebe twebwe tuba turahanga imbere ya kamera twishimira kuvuga abantu ariko nawe umuntu yaje akakurekuraho. Bro urarira ubwo byitebona na bya bindi bya Majide Buraka ku isi nyine uba wahageze. Ziko Miki ngarembe yaraza Kicukiro mwana ntago arakira se ngira ngo yarakize. hara nyine niwe yahise ajya ku bitaro bya Kicukiro. niwe yararembe nyuma ya karaka video ko gasoza. karuku yo ataba promoters nkayibaze promote yaba yinywera nk'amayoga yisindiye. iriya nayo ni bombe. iriya nayo ni bombe na atomike rwose. iriya roketi kujyana mu bitaro karwa igihumure uba wa playing na wrong person. baba we ariko baba we ariko buriya Regis nawe ngo impamvu atajyaza ngo arekure rokete ngo hari ukuntu bihurirana n'iki. mbwira wowe uki mvuze iki kimbwira nyine ngo ntago gutyo sinabimenya bimbwira. yumbabarira Regis ahora yicecekeye ntajya apfa kuvuga ariko iyo yavuze mwabonye uko bigenda. nafande kabisa. Subu Regis yavuze kubera kwinira kandi atarasanzwe avuga. sha Miki uzasubize uzongere Miki uzongere. umurongo utukura towa bahita towa. Miki bamufashe bashyiramo kunguku bashyira mu gafuka barakubita bajugunye nk'abajugunya mu ngarane cyangwa muri ya modoka y'ibishingwe bijyana indobo. ariko ntago ngiye hari ikintu nifuza ko bagakwiye kuba bahura bakiyunga dena amahoro agahinda. nyuma y'ibi ngibi baziyunga none se ugire ariko Miki nawe ubu nyine nakanyafu kara nakanyafu yanyujijweho ni ukugukebura rimwe gusa. ako ngo yavuga ngo imbwa yirukankana ukayimara ubwoba. iyo iguhindukiranye iragushwanyaguza. imbwa wirukankanye cyane ubwoba bugashira. umva agatungo ka mbere kajya kazetse. inama niko gatungo ka mbere gashekeje buriya. intama ishobora kwirukanka n'imbwa cyangwa ikindi gisimba. urumva ikakigurukana ikikoza nk'ara hakurya yagera gitihindukire nayo iguruka kikayigurukana nayo igahindukira ikirukanka nayo bakayigurukana. umva rero ikintu cyambayeho nari ndagiye inka urumva kera kuragira bikibaho urumva nibereye ahantu ku ifame iwacu twari dufite agafame ndangije abahaciyeho umuharo urawuzi. imihari agasimba kameze nk'imbwa. ariko sinzi kubitandukanya n'imbwa ngiye. urumva ngenda biza ariko noneho umuharo uciyeho kandi umuhari ngo barawuriye akareka wahitopfa. urumva umuharo uciyeho urabona hari ukuntu habaga abahatazi ariko nawo wawurya nyine abantu baba bazi imiti basigaho. ndangije ubona ko habaga abahigi si ubazi bo mu byaro. ndangije ndagira mba ndawugurukanye nkugurukanye nivugishaga nk'abahigi
mvuze induru kumwe abahigi bakabukira imbwa warararago mutya timufatisha urumva bro ndawugurukana ungejeje imbere warahindukiye niba warumvise nta mayogi avuga nta n'imbwa kumwe ziba zirega oya wabona wawirukagaho yariyo ubu urangurukanye nanjye yego wari kunyica uzi ikintu cyanabaye se sorry oga uzi ikintu cyanabaye nuko nawirukankanaga yari inka imwe twari dufite yarandebaga yaje isa nk'inkurikiye urumva ije cyajya uri kungarukana irabibona ihurana umuharo ubona noneho yo izisatira igisimba nayita igisubizayo mitenyera mitenurira igiti cyavoka ubu watabawe n'inka natabawe n'inka ibazi y'inka itahaba umuhari wari kugushwanyaguza kandi shakira ryana kiragihera urasura ryana bro umuhari uzabibaza abahigi iyo ufashe nk'imbwa burangiye hari ukuntu kererega najyaga nirukanka ku bahigi najyaga mbabona uzi kwirukanka ku bahigi ugatimwa bari guhiga imiterere umuterero urawuzi injangwe yo muri avoka sha byo ngibyo rega ni ibintu twega tuba tuzi muterere n'injangwe yo muri avoka injangwe izindutse ubundi bahita umuterere uzi guhura n'ikijangwe cya mu gitondo ndagusengeye ariko inaho ntibyabura naho ni baretse barankwa ko baba ari abantu nyine ariko uzi ikijangwe cyo mu cyaro cya mu gitondo bigenda utiyo muhuye ngo gitera inyatsi buriya gihorere twikomereza umwandiko ndashaka ko iyi nkuru tuza kuyikora iminota mike rega ntabwo tuza gutinda ni iminota mike ntabwo tuza gutinda bro urumva mbabarire rero nakubwiye ngo ndashaka kuza nkinjira hehe ka Kigali nkagira ne ukamena muri Genesis Comedy aya makuru nta muntu uzi aho wayakuye uretse wowe wenyine tuze kwinjirana ninde uje kubivuga kabaka wijanditse nkunda amahoro ndashaka kuza guhita njya kuri page ya nyuma ninjira kuti Genesis Comedy twagiye mbabarira kubera iki Genesis Comedy dusigaye tubona abakomedi yatangiranye cyangwa abaje bagafatisha muri Genesis aribo bakomedi basigaye bahoraho icyo ni wowe nza kukibaza nyine abandi babonye badashoboye barabera imina niko bitekereza wowe iyi nkuru ni wowe uje kwivuga cyangwa ni wowe uje kuyivuga ni njyewe wowe nibyo uri kugira gute gutekereza kubera iki Genesis twagiye tubona hari umunsi umwe twabonaga ko bari kuzamura impano z'abana bakiri batoya cyangwa abana bafite komedi muri bo urumva babiza ariko aka kanya tukaba tutakibabona dusigaye tubona babandi bahoraho ubwo niko porogaramu yabo imeze kubera iki Genesis Comedy urumva tuze kugendana neza hari abakomedi bamwe bagiye baza bagahita bavamo burundu kandi bari bazi gukora neza komedi babizi neza buriya se si babera iminye kuko badashoboye kandi harimo abagiye barushaga n'abahari ubu ngubu nukubera iki ibyo bintu byose uze kugenda ubimbaza ndi kubikubaza kubera iki Genesis Comedy yatangiye ikunzwe ariko aka kanya tuze kwemeranya neza ko umuntu wese winjira muri Genesis Comedy ka Kigali amaze kubona ko abantu bagabanutse yumbabarira bro kandi mbona sare yuzuye yumbabarira Genesis Comedy twemeranye neza 100% uko yatangiye ntabwo ari kwigihagaze ngaho rero ni iki cyabayemo rero nukuvanga igikodwa nka kiriya n'ubundi abantu baba bashaka kujya guseka abantu bamaze kubona ko bisa nk'ari scam urumva bamwe na bamwe muri bo ntago bagitegura abantu ntago bagiseka cyane hari abantu benshi muzaganira ugasanga bakubwira ko Genesis abantu batagiseka uri kubyumva Genesis Comedy rero ndashaka kuza nze guhera muri nuza zayo muri rihaso rihaso bigenda gute ndashaka kuza kukubwira haga mw'iyi nkuru yacu umuhemu wa mbere ngo usiga uri muri Genesis Comedy uze kumbaza ngo ninde tugendane neza ubwo ugiye kumbwira rihaso uko zigenda nurangiza umbwira n'uwo muhemu uko zigenda ubundi nze kwinjira kuri bitamena ibyo byose
uri kubyumva ni ukuvuga ngo muri Genesis Comedy namaze kumenya amakuru yuko umuntu wa mbere ukuriye Rihaso ubakuriye bose mu gihe Melissa adahari bamwita Pirate. Pirate uriya uyu Pirate ngiye kukubwira ngo niwe mugome ruhadwa karundura muri Rihaso za Genesis Comedy. none se hariya habamwe nk'ubugome umva ndaza kubikubwira neza. Nukuvuga ngo uyu Pirate niwe wa mbere uyoboye umushumba abahari muri Rihaso, Muhinde abahari ndetse n'abandi sinshaka kubagarukaho bose. Abangaba nangiriyeho yaba Muhinde n'umushumba ni bamwe ngo mubashobora kuba bagufasha kuba waza performing bakabona ko ibyo ukora byibuze bo ngo barabyishimira. Rero ngo iyo ugeze ku muntu wa nyuma uzi Pirate, Pirate ngarakureba uri kubyumva, Pirate ngarakureba akakureba nk'ikimbwa ihaze bro, yamaze kwijandika warakureba akakureba ni seseme bro. Seseme y'iki se kandi ubuje mu kazi? Warakureba akakureba ni seseme, iseseme kandi abaje mu kazi. Pirate nyine muri babana babaje muri Rihaso we ngo arakureba mu gihe uje ugakubitaga agakomedi kawe urumva ngo ahita kureba nk'ikimbwa ihaze, ngo akureba ni seseme, ngo yarangiza kukureba ni seseme agahita arenzaho n'ibitutsi nka 800. Ngo se abamuzizi iki? Ahita akubwira ngo ntacyo ushoboye ahubwo igire mu turimo tw'amaboko. Arenzaho ibitutsi 4444 448 urumva ngo arabigutuka ukagira ngo nisi kwiyubikiyeho. ubwo bari kukuhora iki? Wanga ibi bintu mwajemo murabizi. Nukuvuga ngo Pirate ni umwe mu bantu ba mbere bihishe nyuma yo kuba n'abana bacyashya tukibona muri Genesis Comedy. Kandi wibuke byatangiye ubona ko hazamo abandi bana bazaga bagakora. Ese Pirate ni uyobora Genesis? Pirate ni usiga uyoboye Rihaso nyuma yuko Melissa atakiboneka cyane. Yahaye ububasha Pirate, urabona ko Pirate ari nawe ugezweho muri Genesis. Ari wo munyadwenye usiga utegura. Ese Pirate ukeka ko wowe nyuma yuko uje ugashayininga watanze bamuhinde gushayininga umushumba se waramutanze? Ubwo nyine nawe yabonye igihe cyagizweho, ariko Pirate ngo ni umwe mu bantu basigaye ari hariya babagome batuma n'abandi bana dusigaye tubona. Rero byo ngibyo ndashaka tuze kubivaho ahubwo twinjire imbere muri sale. Agiyego twagiye. Twinjire he? Muri sale imbere. Ninde ugiye kukwinjizamo? Kabaka wijanditse nkunda amahoro. Okay, tugendane. Urumva? Agiyego. Rero reka nze mwinjize kuri Melissa sha. Kubera iki nkubwiye Melissa nkifata ukuoki? Ubwo nicyo ugiye kumbwira ntekereza ko none se nifashe ukubuku cyama. Ubu ufite agahinda ku buryo wanarira. Uzi ko Melissa ngo bigeze aho agiye gukinduka. Gukinduka se arwaye iki kimukindura? Uzi ko Melissa ishanga ari mu gihombo gikomeye. Gihombo se gute kandi mbona abakiriya bazi? Shabyiworere. Ndaza kuza nkubwira inkuru umbabarire. Urumva? Melissa ngaho bigeze hahandi ari kurira. Arizwa n'iki? Shamani ngari kuboroga. Kubera iki? Mukukacika inkuru se? Nkacika inkuru. Ukacika inkuru? Nkacika inkuru. Reka nkukacika inkuru. Vuga ngo kagira inkuru. Kagira inkuru. Shamwana usiye inkuru. Reka nkubwire rero. Twabonye Melissa yizihiza imyaka 3. Urabyibuka? Ibyo warabibonye. Nyuma ya kiriya gitaramo rero wabonye ko Melissa muri kiriya gitaramo yari yazanye abatumidwa benshi. Hajemo abagande, hazamo abakina baki. Warabibonye. None se kiriya gitaramo amafaranga Melissa yari yashoye yarayagaruje? Ntago mbizi sinari ndi mu mufuka we. Amafaranga Melissa yashoye kuri kiriya gitaramo ntago yayagaruje. Urumva? Abantu benshi baranabibonye. Urumva? Baraje banabivugaho. Melissa yashoye amafaranga kiragiye menshi cyane ariko niyayagaruza. Akira ku mafaranga nabwo mu gitaramo abantu nibaza ari benshi. Uri kubyumva?
Merisi ngo kuva kiriya gihe yiriya show y'imyaka 3 ndagira ngo nkubwire ko aka kanya nta mukozi n'umwe wa Genesis Comedy wari wahembwa yahombye aracyagaruza ndaza kuza nkubwire ko bareba performing abana muri Genesis Comedy Merisi asigaye bakacika inoti yangahe oki baza ngo yangahe ndakubajije urumva Merisi ngari kubahereza inote ya veni si menshi se ubuse bose baba i Kigali hari n'abatabi Kigali none se ubu veni ureba ko veni ukajya guhigamo imyenda urumva ukaryamo ubwo ngubwo imyenda ndaza kuza mite nkubwira uwo bita nde Murinyo nujya umubona imbere Murinyo design okay ubwo aho ngaho ubwo urumva bajya mugira ikeke inkuru zanjye mba nzi ibyo mvuga bro urumva izo veni niz'abahereza niyo mpamvu uzareba niwitegereza neza ukimu nawe uri muri ino mihanda ureba gake uzarebe bari bose muri Genesis Comedy iyo haza kuba Genesis usanga bamwe baturutse aho bavuye mu masaa 8 z'amanywa niyo mpamvu akenshi uzabasanga mwizi y'utongo batega utubisi se batega amabisi urabyumva neza ubu bagenda muri bisi bakadudu bose batega bisi niyo mpamvu uzasanga bari bose iyo bari muri Genesis nta n'uwakigurira n'akayagurute kandi baba babahaye amafaranga izo veni si uwazi ntizavamo yahurute mwana akoki ubuveni none se ubuveni wowe iwawe wazikore iwawe sinjya amaza none se ureba iyo twagize iki hari inyama iki twakiza ko kunywa mbwira veni ubuveni burashira rwose veni ziba zirimo icyahubwo nta kibazo tuzanya akantu tumwe sibyo kubwako kagura veni ariko yahurute ivamo muri veni je nakubwiye nyine abangaba bo fata veni kuba uzajya guhigamo icyangwe urumva ukaryamo ugategamo none se ubwo Nese ugira ngo muhibe idahari. Ese ubwo mwana urumva Genesis bigeze he? Ko batagiye mbwa ari veni ngo abahereza buriye. Uri kubyumva? Reka nkwibwire rero ikindi. Uzi ko Merisi ageranye habi n'abantu bamwamamarizaga kuri Twitter. Ubwo abo ni bande? Abamukora nababo ntago shakuza kubagarukaho. Ariko abantu bakurikiriza imbuga baraza kubimenya. Urumva? Abantu bamwamamarizaga kuri Twitter kuva kuri iriya show nabo ngo nagarabishyura no mwino minsi ngo barashwanye reka nkuyindi nkuru uzi ko Merisi mu minsi yashize yashwanye n'uwo bita Wanyama uyu ni umudije ucuranga hehe muri Genesis bapfa iki bapfa kutamwishyura ariko Merisi akamutakambira bitewe nuko Wanyama muri iriya segeme igegedwaho y'abasani ubona ko ari ukuntu Wanyama azagashyushya abantu n'umudije mwiza n'umuyemsi mwiza Wanyama n'umuhanga barashwanye Merisi aramwinginga uzi ko Merisi aka kanya yamaze gushwana n'abafotogarafe bose babaga muri Genesis none se ubwo akamirwa nabandi ko mbona bamukamera abafotogarafe bose bari bahari bro barashwanye urumva abandi ari gutoragura uri kubyumva neza izi ni inkuru ngemba mfite niyo mpamvu ari naziteguye reka nwese ubu aha ari kujya ubanza aha ibi bibari binuza uba wabisharabaze nk'ibya Skype nago nandika nka Skype se ko yashwara bangaga ngemba nateguye urumva yego nubwo nabishwara banga ariko ndaza nkabibabwira urumva rero ndagira nkubwire ko Merisi ngari mu gukinduka Genesis Comedy igeze harindimuka abakiriya bazagaruka urumva ahubwo ubwo Merisi ni mu musengere ni mu musengere n'abandi bose ngo batangaga mikoro warabibonye ejo bundi warabibonye ko bita Ishkevin warabibonye ko ari kuri stage mikoro zavuye agategereza umuntu wa mikoro bikanazima gaheba kandi nabonaga bivaho bageta birukanka ari benshi cyane bakayitera okay warabibonaga mbere kiragiye warababonye ntabo wabonye ntago nababonye okay nkunze yaho ndabikunze neza cyane nega nawe tsigaye tugendana mu mwandiko ibi ndabikunda warabibonye ndetse n'abantu barabibonye none ubwo
nyuma y'uko Mercy MTN muhaye amafaranga agahita yajyana mu ki mbaze ko muki ndakubajije mu bikorwa bye kandi nawe warumbajije ngo muki urumva mu bikorwa bye Mercy buriya ngo baramubwiye ngo yaganiriye n'abantu bakuru yaba bateho mukorozi ndetse n'ababyeyi be n'abandi bantu baramubwira ngo Mercy ntuzishinga abanyakigali shagenda ubanza urebe nawe utuntu wishyirira ku ruhande akuremwe utwe izira zikiri nyabagendwa yego okay mbabarira ngiye inkuru kaba reka nkwereke kubera ikibazo dufite cy'umuriro reka inkuru tuyigarukiriza hano ntitunasezere tuzayikomerezeho ejo ubwo ni part 2 tuzatangira reka twisezerera ahubwo abantu yego ndagushimiye cyane kaba reka mbanze mbwira abantu The Midnight The Midnight ngiye mu mbabare hahamaze gucima kamurambi babwira ko The Midnight ariyo ya mbere muno mujyi wa Kigali ngo bazanye n'umushefu w'umuzungu umushefu w'umuzungu arahari kutambaza ko basigaye bazana aba DJ batandatu umunsi umwe urumva kutambaza kuri The Midnight noneho yashinze indi karabu imbere akabyiniro iri VIP y'aba VIP urumva The Midnight rero mu mbabarira abantu muhasohokere uko haniho hamaze gucimaka igikoni muranyibabwira rero ikindi nabwira abantu niba ushaka umukwaferi wa mbere muno mujyi wa Kigali mubona nanjye uko sigaye sa uri kunkoraho ewan gana umukwaferi bita Innocent uyu niwe mukwaferi wa mbere muno mujyi umuhamagara aho uri hose akakugeraho ibikoresho ababyifitiye wowe icyo ukora ni ukumubwira ngo ngwino unkoreho ryake ushaka wamwandikira cyangwa ukamuhamagara kuri 07355551 536 kaba ndagushimiye cyane